Zucu bose karagatwiko beretse bawitonda Zucu aza mu Rwanda ntibamwibye igikapu sayo makuru ntuyafite hari umuntu wigeze bumva ngo bakurikiranye ngo cyangwa abantu bakurikiranye bagiye kugira gute ariko byaravuzwe isi yose irabimenya ko Zucu yari igikapu isi yose imenya ko Zucu ari muri nuze muri Trace Award uri kumva kandi ataje kuririmba uze bano bapeti banuze ba Kenisoro Melody na Kenisoro babatoringa man babatoringa Kenisoro akamurya bara bapeti bafite abakunzi we sasa ugafata Melody ukamubatoringana na Ish Kevin akamurya nabi cyane ugasanga abantu bose bigire kwa Ish Kevin kera wanzaniraga indirimbo uturutse nk'igikondo n'amaguru ugenda ucubukwe pako kageze kuri Bob nari YouTube yabo niho wabikaga indirimbo wajya muri concert ukamenya ko ugomba guhamagara Bob agagura selection ukaza ugafata uhita Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Yes, reka nanjye mbifuriza kandi ndetse mbifuriza gukomeza kugira gusoza neza uyu mwaka tugiye kurangiza ndetse tubifuriza gukomeza kuzagira n'ibihe byiza mu wundi mwaka tugiye kwinjiramo. Reka nangire mbabwira ngo uyu munsi ni icyo nakwita ngo ni show turi kumwe n'umutumirwa. Reka nangire ikaze abantu bose ndetse n'abantu bakomeje kugenda badohereza ibitekerezo bitandukanye ku nkuru zacu mbabwira ngo natwe turahari ku bwanyu ndetse namwe murahari ku bwacu kugira ngo mujye muduha ibitekerezo cyangwa se mujye mudusangiza uko mutekereza ku biganiro byacu cyangwa se icyo twakongeramo. Aka kanya turi kumwe n'umunyamihanda cyangwa se mwene w'imihanda niko bajya babita ni nyine imihanda Mr DJ Bo. Meze neza nta kibazo ndashima Allah fresh nta kibazo kabisa iminsi ejo ndari umuntu wambwiye ngo ikintu cyitwa ngo amasengesho muri iminsi ngo uri kukitabira cyane birabiyebewe koko ese Bo mbere gutangira gusenga ubu byaje kugenda gute kare imbeshya ngiye narasengaga abantu ko bajya basenga ngo bari ko bafite ibibazo isengesho niga ubona ibibazo ufite ubona ibibazo ufite abantu benshi mfite ibibazo kambona ndakubaza ariko abantu benshi ngo bajya gusenga ariko bafite ibibazo ngo byabarembeje n'abameze nabi n'abameze neza nawe uri kutureba waba umeze nabi waba umeze neza tugomba gusenga niyo mpamvu ahandi wari umeze gute mu buzima busanzwe nyuma nta kibazo kabisa meze neza na famiye meze fresh kabisa ndashima Allah ndashima Imana. Ku mihanda byifashe biteho ku mihanda ni so reka dutangire n'ikiganiro cyacu nshaka kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko cyangwa se utuntu dutandukanye bitewe niba birimo kubera muri showbiz. Uri umwe mu bantu nakwita ngo bahafi cyane na The Ben ndetse uri mu bantu bafashije benshi barimo n'uwo mvuze cyangwa se barimo n'abandi benshi bagiye batambuka cyangwa se bagiye banyura muri umuziki za biri gutyo na 7 kuzamuka muri iyo myaka ndetse na nyuma yaho. Uri mu bantu nabara ko wabateje imbere cyangwa se wabafashije mu iterambere ryabo. Uyu munsi kuki utakirimo kugaragara cyangwa se kuki uyu munsi amuntu atakikubona nk'uko mbere bajyaga bakubona? Mbere nari mfite intego nakoreragaho intego nakoreragaho rero nza kwigeraho icyo nashakaga nakigezeho kuba narakigezeho rero si ngombwa kugira ngo nkomeze mpangane nge mu ihangana ariko ntago na give up sibyo no kuvuga ngo icyo nashaka kugeraho nakigezeho kandi n'ubu ndacyakora gusa ntago nkora ntago ngiye nshaka ibintu byo gusarisha byandi umuntu wese akora gusarisha we hari abenshi bakora bavuga ngo reka nkore ngo bamvuge ngiye nkora kugira ngo babone barebe ntago nkora kugira ngo bamvuge
ya bo wabaye umunyamakuru kuri televiziyo n'ubu ngubu ndi umunyamakuru kuri televiziyo. njye ndavuga televiziyo y'u Rwanda. N'ubu ndi umunyamakuru wenda ntabwo ari televiziyo y'u Rwanda ariko ndi umunyamakuru kuri televiziyo. Udashaka gutangaza. Ntashaka gupromotinga cyeka niba babishyuye ko tuba promotinga twabivuga nta kibazo. Nkora diaspora connection, showbiz ya diaspora. Kuki wakise diaspora connection? Ushatse wajya kuri Instagram ukandikamo diaspora connection. Kubera iki icyo kiganiro wakise gutyo no kubera iki? Impamvu ni ukuvuga ngo naje gusanga nta muntu ukora entertainment yo hanze. Abantu bose bakora entertainment yo y'indani. Kandi entertainment yo hanze tumaze kwaguka cyane. Abahanzi bamaze kuba benshi, abahanzi bamaze kujya hanze ni benshi. Naje gusanga rero batabyinjiramo cyane, ngiye nifuza yuko ari byo nakinjiramo kugira ngo hatagira umuntu nigana. Ngiye ninda kwigana ubundi. Iyo ngiye kwigana nigana yo ndi kwiga. Ariko akenshi uzarebe ntago njya nkora ikintu gikorwa n'undi muntu, ngiye nkora ikintu cyanjye kiba cyihariye gusa. Ese buriya mu gihe Meddy cyangwa se na The Ben bambukaga bajya hanze, arabizi ko amakuru yavuzwe yuko bavuye mu Rwanda basa nkaho batorotse, ndetse kuko byari byo cyane cyane ko ngo baba no gushaka ibyangombwa wenda biba byabagarura inahantu byo mu byashije kuba ikibazo gikomeye. Wowe kuki utagiye hanze kandi wari ufite ubushobozi bwo kuba wajya hanze? Gukora iki ko ntari umuhanzi? Ubu ni wacikanwe? Oya ntabwo nacikanwe kubera ko ntago gahunda zanjye ziragerwaho. Hari n'amaprise anshaje menshi yagiye anandengana ncika n'iki byose, ariko icyo nashaka kugeraho kitari cyagezweho ntago nagombaga kugenda. Ariko kuba cyagezeho ubu mbonye chance nagenda. Ubu nagenda. Ubu nabwo nagenda pe. Abandi bagiye bashaka bitazana gutangaza bumva ngo Bob yagiye. Bagiye bashaka abagore bo hanze, bagiye bashaka bakorera ubukwe hanze. Hari benshi nagiye nshingira ba Saigon Kimeza, abandi bagiye benshi, hari benshi nagiye nshingira n'abahano benshi n'abashingiye ba Pius ninjye bashingiye. Ya mugore namushingiye avuye muri Amerika. Nashingiye abantu benshi baraskayaga. N'abandi wenda benshi nabasha guhita mvuga hano, abo nta kantu kagato yankubwiye, ariko nashingiye benshi. Ariko ngiye ntago nari mfite iyo gahunda. Ngiye nari mfite n'umukopine w'umunyamerika kazi witwa Kelly. Byaje kugenda gute? Byaje kurangira ngiye byanze. Kujyayo cyangwa? Ngiye byaranze. Ngiyewe ntago gahunda zanjye zari zirarangira, ntago icyo nashakaga kugeraho muri music cyari kiragerwaho. Nese ubwo cyagezweho? Ubu cyagezweho. Nk'ibihe? Nk'ibihe? Nifuzaga yo ko umuziki wacu umenyekana. Ubu bwo kigero ugezeho urabona ugeze hari wenda hari byinshi bitarakorwa, ariko n'abandi babirimo bazabikora, babirimo cyane hagati bazabikora. Ariko ibyo nifuzaga nifuzaga ko nibura dusize umuhanda akajyamo kaburimbo, hakajyaho n'amatara nibura abazaza bagashyiramo imirongo. Ibyo byarabaye to. Hari ikintu ukomojeho ngo nari mfite umusheri w'umuzungu ndetse tuza gutandukana. Umuntu ushaka guhita yibaza ngo ni iki kintu ushobora kuba wenda nk'umukobwa cyangwa se wenda umusheri ashobora kuba yagukora kigatuma mutandukana, ubwo cyaba ari nk'igiki? Oya, ikintu cya mbere cyabayeho, habayeho rirashibiri ntuze iri en distance. Nukuvuga ngo yari muri Amerika ndi mu Rwanda, we yifuza ko njya hariya binoroshye pe. Afite abantu abafriend be yaje twamenyanye akorera hano, ararangiza abafriend be baragenda ari mu frontier, asigira abafriend be nibo nyine twabanaga, nibo bari abashuti banje. Nibo banambwiraga ko nanashaka ibyangombwa cyane bakabimfashamo, batanya no kubimfashamo, ariko bakabona ngiye nta courage mbifitemo kubera ko navugaga nti ntago nagenda ibintu natangiye cyangwa ibintu natangije bitaragira ahantu bigera. Ubwo hari 2012 na 2011 na 2012, ubwo mbona biragoranye cyane, mba mbishyize ku ruhande. Ubwo nuko mwahise mutandukana? Ntago twahise dutandukana burundu. N'ubu turavugana, tujya tuganira, kambwa bitese nkamaza ntago urashaka, ntago arashaka, bari gukurikirana. Ise n'umudokiteri, se afite amavuriro hafi mu mareta nka 12 yo muri Amerika.
kuvuga ngo rero niwe ushinzwe ibintu byo kugenda yakurikirana n'iki byose nibyo aba yirukankamo cyane ntabwo arashaka ariko turi inshuti bisanzwe nambwiye ati tuba inshuti bisanzwe wowe yakubajije ko niba wararongoye umusubiza nta kintu umubwira nambwiye ati se uri kumbaza iki ko twavuganye yuko tugomba kuba inshuti bisanzwe ibyo ngibyo niyo mpamvu genda bikubaza hoya timugenda bikubaza rero nawe ntagomba kubimbaza kandi ibyo niyo wabinyigishije kubaza umuntu ikintu kimureba cyangwa kitamureba kibaza umuntu ikintu kimureba ibyo bintu niyo wabinyigishije kera namenya abazungu biriya abazungu bagira ukuntu kwabo bateye abazungu bagira ukuntu kwabo guteye kwihariye ntago abazungu akenshi ntago bashaka kugira ngo mwinjire mu buzima mwinjire mu buzima ujye guseseramo cyangwa kereka wenyine ari we ubikwibwiriye akabikujyanamo nawe ukabimubaza hari ko ari wowe wabikwibwiriye ariko kumwinjirira ukajya kumutangira kumazi atabigiye atari we wabizanye ntago babikunda nawe rero yajyaga akunda kugera gute kubimbazaho n'iki byose tagera usibye na Keri nigeze no kujya undi mukopine wo muri Finland nabyo biragira yanjye yakoze n'ubukwe ubukwe bwe ndumva bwabereye ininaha yari umunyarwanda ariko nyine kubera ko izo gahunda zari zitaracamo byose byaranze nagiye ngira abashuti benshi abenshi nkajya mbaha abajama banjye mvuga ati njye ntago ndumva ndaba tayari nuko byagiye birangira mu minsi nk'ibiri ishize cyangwa se mu minsi nk'itatu ishize umuhanzi Bruce Melody yerekeje muri Amerika ndetse ni nayo inshuro ya mbere agiye muri Amerika abakoresha Twitter cyangwa se abakoresha zino mu mbuga nkoranyambaga benshi batajya kuvuga ati uyu muhungu burya agiyemo koko ntazagenda nka ba Debeni cyangwa se na ba Meddy atuvuga ko uyu muhungu azagaruka wowe ku giti cyawe niba koko bari abahungu wenda bajya kugenda mwaraganiriye cyangwa se wenda wari unabizi cyane cyane ko kiriya gihe byari kugora umuntu uribuka ba Beni bagenda kugira ngo mite nkugushaho neza uribuka imyaka bagendeyemo uribuka n'imyaka turimo ubu ngubu nta muhanzi wo mu Rwanda ushobora kuvuga ngo aragiye kugira ngo mbivane kuri binoze Melody wenyine urumva wenda hari abo bijya biba n'iki byose bamura n'abandi bijya biba Mura we ngo nawe yahezeyo niko mbyumva sindabimenya neza ntago wabihamya atabikwibwiye cyangwa utagize ahandi hantu bisoma yavuganye nabyo ari kubivuga gutya burya ikintu uzemera ikintu cy'umuntu yiyumvisha ari kwivugira ku giti cye ariko aho umuziki ugeze ubu ngubu kiragiye nta mashyirahamwe ubu ngubu iyo ufite indirimbo nka zingahe zigakundwa bakagukina kujya muri Amerika cyangwa kujya ni simple ni ibintu byoroshye cyane kubona visa ni ibintu byoroshye twagiye kuri niveau international uko abandi basaba visa by'abahanzi n'iki byose natwe turabifite hano uca mwishyira hamwe mu cyembe bakagusinyira ukagenda ukadepoza kuri ambassade na passport bagutera nta bintu byinshi bakubaza urumva biroroshye kuvuga ngo uragiye ngo ugiye muri Amerika ufite ibikorwa usize umuryango usize amamodoka usize ibibazo usize ibiki byose kera ndahamya yuko ba Beni bagenda simpamya yuko hari n'umwe wari ufite miliyoni kuri konti simbihamya nuko kiragiye nta ibintu byacu bya biragera ariko kiragiye ukuntu babibonaga yari imibare myiza yabo barabibonaga hari kuza abandi bapeti bashyashya bari kuza ba James murabyibuka ba Melody barabo bari gututumba ugati sasa rero bano bapeti nago twazabakorana tudakoze ikintu cyacu cya danje twebwe n'ubundi igihugu twaragifashe reka tugenda hano tumara igihe tudakora ariko turi kwiga neza game ngira ngo babyize neza bamaze imyaka ingahe hafi 5 sibyo badakora ariko aho babyukiye n'uyu munsi Meddy hari ubwo amaze igihe adakora yagiye muri gospel akubise indirimbo bano bose bari gukora bano bose ntibakibagirana se ukurikije uko umuzi ukurikije nuko umuzi uzi na public niko urambwiza ukuri ko Meddy akukiza indirimbo hano hanze no kuvuga ngo ubundi hano mu Rwanda hari abantu nk'abari batipe nkuko bagiye bagahera baragiye ariko aho bagarukiye bakoze indirimbo zitaziza zigafata abantu hano mu Rwanda ubundi ntago abahanzi bafite abafana ntago barenze 10 bafite abafana babo no kuvuga ngo iyo udakora abafana baragenda wakongera gukora bagahita batwaho ndi bari bagiye bagahita bagaruka urumva uvuga ngo aba bose baba bavuga ngo hari ikintu ubundi nifuza kuzabwira nk'abahanzi baba badukurikiye
ntihakagire umuhanzi uvuga ngo mfite ngo abafana. Umuhanzi agira abakunzi ntago agira abafana, cyane cyane bano bahanzi bashyashya benshi. Buriya ntabwo uragira abafana, uba ufite abakunzi. Umufana ni iki ubwo umukunzi we ni iki? Umufana n'umukunzi baratandukanye. Umufana ni umuntu, ni umufana w'umuntu wa wundi wakisiga n'amarangi kubera wowe. Ubwo si nk'umukunzi ubwo ra? Si kuko wagukunda? Umukunzi we aragukunda, urumva, aragukunda ariko akaba atari uwawe. None bigushyire nko muri football kugira ngo byumve neza. Muri football habamo abafana hakaba n'abakunzi. Nkanjye ku giti cyanjye ngende wenda nshobora kuba nkunda Amavubi, hari n'abafana b'Amavubi. Ndi umukunzi w'Amavubi, ariko kwa kundi ndi umukunzi w'Amavubi ntago njya kuri stade match, ariko yose ndayishakira akaradiyo nyumve n'ibyo yose. Ariko umufana no kuri stade ajyayo n'amarangi arayitera, niyo difference ubyumve. Nanjye mbaye umufana najya stade, sizi uri kubyumva. Uri kubisobanukirwa cyangwa ntabwo urabisobanukirwa? Kubisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo umukunzi n'umufana baratandukanye. None se bo hari ikintu umukanya ruvuze ati muri kiriya gihe bagendaga ba Deben na ba Meddy, ati byari igihe ushobora no gusanga no kuri konti yabo na miliyoni wabona afiteho pe. Yego uyu munsi ayo mafaranga araboneka. Kubera iki mwebwe wenda mwabafashaga, cyangwa se kubera iki mwebwe mwakurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse munabamenyekanisha muri abo bafana cyangwa se abo bakunzi babo, kuki bakunda kuvuga ko uyu munsi mushaka kuba mufite n'ubukene, ejo mwanagira n'ikibazo, ejo bundi wigeze agura n'ikibazo gikomeye, nabwo biba ngombwa ko bagakora agafundraising, ndetse uza no gukomoza ku magambo avuga ati abo twagiye dufasha bamwe na bamwe abagiye batugira akamaro ni bake. Kuki uyu munsi mwitwa ko wenda muzajwe n'ubukene cyane kandi mwagiye gufasha abantu? Twabigiyemo gipatriotisme, twabigiyemo dushaka kugira ngo music yacu igere kure. Ujya mu kintu ukagikeneramo ku buryo wagira n'ikibazo none. Ntabwo ibyo ngibyo twari tubyiteze, urumva. Nta nubwo kandi iyo uri gufasha umuntu cyangwa uri kujya gute ntabwo uba umureba mu mutima, nta nubwo uvuga ngo azagera gutya na gutya, urumva. Ni ukuvuga ngo twagiye muri music, njye njya muri music ubu niyo nagiye muri music mbona Abagande, Abarundi, Abatanzania batumereye nabi, ndavuga ati ngiye ku bwanjye na connection nitwa ko mfite cyangwa mu kubyonza ngomba kurwana intambara mpaka game yacu ikagira ahantu igera. Uri kubyumva, njya muri music intego nari mfite. Ngabanya gukora music, nagabanyije gukora music mbona ko hari ahantu ibintu bigeze. Wari n'umuhanzi? Wari n'umuhanzi? Oya, ibyo nakoraga ngende n'umuhanzi riganda nawe nguhe akapera, nguhe akapera nyumvisha twumve. Oya, ntago ari byo twateganyije, ariko nanayigo. No kuvuga ngo hari bumeze nk'umuhanzi, reka ubumeze nk'umuhanzi wese kuburyamana nawe, wirwana nawe, ugendana nawe studio niwe iki byose. Njye nakoraga muri studio, nakora muri televiziyo, nkakora muri radio. Uri kumva ibintu nakoraga icyarimwe. Kandi ibyo byose nakoraga, niba nakoraga radio, nakoraga radio izwi, nakoraga televiziyo y'igihugu, nta na hamwe bampembaga, nakoreshaga umufungo wanjye, urumva. Uyu munsi umufungo wagiye rero abenshi ntago bazinzaniraga, njye nigiraga studio. Tugiye ngo mwana kuraga amafaranga, ariko ngo amafaranga yanyu ngo ubanza yarariwe nk'ibinuza nk'ibishyimbo cyangwa se voka zahiriye rimwe. Njye narakoraga nimugoroba ku kazi aho nakoreraga, buri muhanzi wa Danger wese yabaga hari, kandi ntabwo yavaga ntamutegeye cyangwa n'akantu muguriye, urumva. Mutera abafana nginda ngamagana n'amagana, siko nuza yaririmbye. Inde wa mutipe twe Jesse. Oya bira n'abahanzi nyine baririmba. Yes, naririmbaga. Ntago naririmbaga. Ntabwo nigeze mwaga muyoboye. Ko kwibintu hano bibyana ngo nimwe mwaga muyoboye. Ibyana byari bihari. N'ubu birahari. Nta byigeze bijya. Ibyana byari byuzuye. Ibyana byari byuzuye, ariko ntago ariyo yari intego yacu. Iyo nza kujya mu byana cyane, ngiye mpamya yuko mba naranapfuye. Cyakabo twabaye Dr Jacques, twarararanye ku gitanda, twarabanaga mu nzu. Dr Jacques tumwifuza n'uruko ridashira. Urabizi ko yitahiye Imana muri uruko ridashira, urumva. Ariko nge ntago ariyo target yanjye. Target yanjye yari kugira ngo game turimo igira ahantu igera, sinongere kumva mu matwi yanjye ibintu by'Abagande. Ikibazo gihe ari kano kanya kuki aho kujya mu ikiriremo wenda uyu munsi wenda uhagarariye nk'ikigo runaka, cyangwa se kuki bavuga ko mwayikeneyemo cyane, kandi namwe
usanga ari nk'akabazo uhura nako ugasanga ejo bigombye kuba ugomba gusaba ubufasha runaka kandi abantu bari bazi neza ko mufite amafaranga. ni ukuvuga ngo ikintu uvuga sinkumva. Nari nkubajije ngo kubera iki mushobora kuba mwarafashije Reka wenda abantu bakabona wenda amafaranga tuvuge ngo mwe nimuyabone. ni ukuvuga ngo dufasha dukora game music mbigusubiriremo ntago twakoze gipatriotisme, twakoze nko gukunda ibintu dushaka yuko bigira ahantu bigera, Ugakora ikintu uzakeneramo. ntago twese reka dukora bino bintu ntago twari tuzi ko bishobora kuzagera kuri uru rwego biriho pe, ndakubwiza ukuri. Twabikoze tubikunze ariko ntago twari tuzi ko bizageza kuri uru rwego biriho. Nta nubwo twari tuzi ko tuzaguma ejo ubu ngubu nkubajije ngo ejo ukuntu hazaba bimeze wabimenya. Byagorana. Natwe kugira ngo tumenye ko ejo hazaba hameze byaragoranaga, urumva. Kandi njye ni ukuvuga ngo mba muri bino bintu ugenda nareberaga abantu benshi. Nareberaga abantu benshi, nari meze nka manager abahanzi hafi ya bose, kandi nkagira buri umwe ko umutwaro umwe yageza, nkagira ukuntu mufata, urumva, mwereka ko nta kibazo iki byose, n'undi yaza gutyo sinacaguraga, sinaryaruga ruswa, urumva. Wapfaga kuba ubizi gusa nkumva urabizi, aho ushaka ko nkugezeho naguterekagayo, nkanategeka nkavuga ati uyu muntu ndashaka ko mu mukina kuri uru rwego, kuryo ushaka no kugira ngo hari ikintu wenda yampaye. Ntago ari nk'ubu ngubu usigaye ubona ibintu byose byabaye amafaranga, kukwandikira inkuru. Hari ejo bundi abanyamakuru nk'abangaye navugishije mbabwira ati hari umwana byagenze gutya na gutya, ngo naduha akantu. Hako namwe nese mwebwe se mwagurishaga ngo ibibanza icyo gihe? Ibibanza gihe nayigurishagamo iwanjye muri studio yanjye. Tukavanamo studio yanjye kubera ko yari public, yari izwi cyane. Tuvanamo Young Grace yari izwi ngo yari na sheri wayo ngo muri icyo gihe. Reka. Ura muntu baga ngo ufashe ikibanza kinini hariya. Yewe nta muhanzi n'umwe wigeze aba sheri wanjye. Nawe mbivuge mbigusubiremo, niba hari naho wabyumvise. Reka ngiye nagize swing nigeze nzijyamo. Nicyo gihe nakundanaga na Bobete. Biza kurangira Bobete yarashatse, afite urugo rwiza, ndamwemera nk'umuntu nyine twakundanye icyo gihe, urumva. Ariko ngiye nta muntu nigeze nkundana nawe wo muri showbiz. Reka nta n'uwo twigeze dukururana kugira ngo ubyumve. No kubera ko atari kuri level yawe cyangwa? No kubera ko atari yo ntego yanjye. Ntago yari yo ntego yanjye. Ubu twizere ko Melody azagaruka. Melody azaza. Ushingira kuki uvuga ko azagaruka? Icyambere afite show hano ya Danje. Uzi guhagarara kuri stage imwe n'umuraperi wa mbere ku isi, Kendrick Lamar. Ayo ni amateka ushobora kubwira umuhanzi wese wavuka n'utaravuka n'undi wese agahita guhereza collab. Mwanjye nahagararanye na Kendrick Lamar kuri stage. Uretse uzabureba bano bapeti ngo ba Airways bagiye kujyaho n'abandi n'iki byose, kumva ngo nakoze kuri stage gusa yitwa ngo ni ya Kendrick Lamar, ari we man nayikozeho cyane. Niyo wavuga ngo nakoze muri activity, no kwihagararaho, niyo wavuga ngo nari ndi muri staff gusa. Ni ibintu bitabaho man, ntago abantu bashobora kubyumva, ariko ni ibintu bitabaho. Icyo nicyo gihamye gishobora kugaragaza yuko Melody agomba kugaruka. Oya, usibye n'ibyo, Melody afite famille, Melody afite ibikorwa byinshi, mwumva. Gusa mpamya yuko amakuru mfite, Melody afite afite staff agomba kuzajya miri, kandi hariya afite concert ebyiri, urumva. Agiye gukora iyi concert, agiye gukora ejo bundi yo muri ni iRadio, ni izwi cyane muri Amerika, izwi cyane kazi. Ni radio kaze muri Amerika, ifite ibitaramo n'amaward n'izabakoresha. Reba nuzikoresha MGM, iri arena yitwa MGM, urumva uko nibi kazi. Urumva no kuvuga ngo Melody afite show ebyiri, azakora imwe hariya, agaruka kuri Kigali, yongera asubire muri Amerika. Kweri yandirimbo yakoranye na Shaggy yaramukunze. Yandirimbo wowe wayumvisha gute ku giti cyawe? Ni nziza. Ushingiye ku cyabana ko bavuze ko yaforopinze. Yo amindura amasheni, ngiye mfite nuze mfite decoder ibasha kureba amasheni menshi kwisi. Ariko niba nkaraga amasheni, nkareba amasheni yo mu bihugu byinshi nka menshi nkavaho nyibonye. Ko Bana yayibannye? Inde? Ngo ko Bana yayibannye irandirimbo. Bana yayibannye nyine, Bana ni national, kiriya ni international.
iyi ni international niyo yakinwa gakeya n'ahandi ikinwa cyane ntacyo bivuze. Banarayibaniye kuyibana ni nziza Mariya ndirimbo irarenze ariko ntabwo ari international. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Nshingiye yuko nakubwiye ngo ndeba amashene menshi ariko ntabwo nyibona ari kiriya yindi ndayibona kandi ari kumwe n'umuhanzi international muri bariya bose n'abarokorega nubwo uriya mutipe aba iriya aranabizi pe shafi arabizi ariko namufata nk'umuroko. Uyu munsi ubona gute kuba bato ya Melody cyangwa se bato ya Melody nanuzana The Ben? Wumva ko ari ikintu gishobora kuba cyabahanganisha ntabwo bari ku rwego rumwe rwo gukora bato. Bari ku rwego rwo gukora ibintu byo kugira ngo bashimisha abafana ariko ibyo kuvuga ngo bato rego batoringa n'umuntu muri size zimwe. Wabonye Shiba na Cindy ujya wibuka ko ari size zimwe niko Shiba na Cindy ujya wibuka ko ari size zimwe ni generation zimwe ndetse Ben na Meddy ni generation zimwe. Dusubizeho wenda kubaza Ben na Meddy ntabwo ari generation zimwe nta nubwo babayeho mu buzima bumwe nta nubwo bakoze kimwe nta nubwo bakobotse kimwe. Oya uwababaye muri bo ninde? Ben buriya yarababaye cyane na Meddy yarababaye yarastragorinze ariko Ben yarababaye cyane hakuze kumara imyaka 5 udakora umuziki wumva abandi bari gukora ari byo bintu uvuga ngo ni ubuzima bwanjye. Ibyo bintu uri kubyumva? Reba kumara imyaka 5 umeze nkaho uri muri gereza none uri kumva ibindi abandi bari gukora kandi wakora bikagiye uri kumva icyo kintu ubwo n'ububabare bwa danje. Ben yagiye amara imyaka 5 uyu muniga nibwo agiye kujya nibwo bwa mbere agiye uketse nubwo yagiye neza nabyitwaramo neza. Ngo abarimo gushakisha bato yo kugira ngo bahurire ku rubyino rumwe bavanamirwe mu isaho ntago ari abantu bagomba gukompeta. Mbese ni kwa kundi ufite amashagaga unakunzwe n'iki byose ugashaka kwerekana yuko hari urutugu rutijose kandi nta mukuru w'umusaza ubaho ntibazakubeshya. Ukuvuga ngo ngiye ukuntu mbyumva ni wenda ni nako wenda numvishe na Ben abivuga wa mugani bagashaka ku buryo bakora bagashimisha nk'abantu kura show yo gushimisha abantu akapana gukora show ya bato. Hari benshi uzira mutipe yakorana nabo bato nese buriya mutipe arabizi ni umuhanga ndamukunda numwe manu bafashe ibendera numwe ari gukora ibintu bya danje ariko bitamara icyumweru ariko urambwiye ko ya batoringa na Meddy Ben ya batoringa na Meddy yakora bato na Meddy ni rwo rugero rwiza wenda ngo aye kujyana n'abantu babisobanukirwa. Numva niyo nuze ye niyo level ye ntago Ben Melody we ya batoringa nande hano hari abapeti bakorana hano hari abapeti hano nize nkubeshye barahari hano barahari ba James bari hano benshi barahari bari bapeti banuze bano bapeti banuze ba Kenisoro Melody na Kenisoro babatoringa man babatoringa Kenisoro akamurya bari abapeti bafite abakunzi we sasa ugafata Melody ukamubatoringana na Ish Kevin akamurya nabi cyane ugasanga abantu bose bigire kwa Ish Kevin. Melody urebye wenda nubwo wenda namufata nk'umuntu utari wavuba cyane ariko ari ku rwego rwa new generation ntago ari ku rwego rwa ba Ben bageze kuri rwa rwego rwo gukora indirimbo imwe mu mwaka akamara imyaka 2 ndimba arakora kandi ari gukora ibitaramo bya za mirongo ejo bundi ntago bagiye Burundi sereka ngo bato nziza Ben yakoranye na nuze na Melody sibyo ngo bato nziza bakoranye kugira ngo byumve neza. Ejo bundi Melody yagiye Burundi akora muri Primusic sibyo hari n'abantu benshi batamenye ko yagezeyo. Ben arangije agiye Burundi si Burundi Melody yarakiri no kubyapa nagiye mbiyo nubwo nagiye ariko nabikurikirana ngaki no kubyapa bya burarirwa n'icyo sinzi ukuntu byagenze ariko ntago bamuhaye amafaranga nkayo bahaye Ben nta nubwo ageze muri cya kabiri cyayo bahaye Ben sibyo si uruganda urumva wabonye ukuntu Ben bamwakiriye Burundi sinzi niba nta kuntu waba utarabikurikiranye wabonye saga byateje wumvisha ukuntu Ben bamwibye telefone wumvisha akavuyo kabaye iki byose
nta bato irenze iyo ngiyo, nta bato irenze iyo. Sinzi kubikurikirana, nta bato irenze iyo ngiyo, nuko abantu wenda batajya bafata ibintu ngo bitekerezeho neza. Ese ubwo niba wenda na The Ben ko nzi neza ko nawe atari umwana muri showbiz, yabaye nawe yarateguye kugira ngo akanga abantu, cyane cyane ko wabonaga ko niba umuntu ashaka gufata umuhanda akazenguruka imihanda ya Abuja, abasuhuza avamo afata mikrofone, bitewe na mikoro bagiye bapanga cyangwa se amabafura akavugiramo. Ariko reba umuntu uhagera si ku kibuga abantu bose bakamenya ko umusaza yageze mu gihugu. Ariko reba n'undi uhagera najya n'inyoni nimwe ibimenya, akaba yajya no muri no mu mujyi, akaba yajya mu mujyi icyo akavamo akajya muri matasi akagura kana akagaruka, yajya n'inyoni ibimenya. Ubwo nushaka gusuzugura Melody. Oya na Melody ni inshuti yanjye man. Melody ni inshuti, ari Melody na oya no, ndi kukwereka ibyo bya bato, ndi kugusobanura bato. Ndi kukubwira ko bato atari cyo kintu gikeneye muri kuvuga bato. Ndi kukubwira bato ni nkiriya. Niba umuntu aje Burundi, niba ugiye Burundi, urumva none ugiye Burundi urakoze, urabona ko nta birenze. Ariko ndaje abantu igihugu cyose kibuza amahoro, n'igihugu cyawe kibuza amahoro. Urumva uri umuntu utekereza n'icyo utumva kwera tutari aho, ndumva tutanahatinda. Hano ikintu baba bagomba gukora ni ukora show wenda bombi nk'abantu wenda ubwo mu magambo make Melody ajya gushaka babwiza abakimisoro. We ashaka bato, we ashaka bato ya batoringa n'abapeti ubu muri kino baho kama batoringa batoringa man. None si ndimbo ya Okama ishobora gusohora indirimbo igakundwa ibyumweru 3, Melody agasohora indirimbo igakundwa ibyumweru 2 n'igice. Urumva batabatoringa? Nta muhanzi ugikora indirimbo ngo irenze ukwezi iri ya danje ikubita. Hari icyo nkubeshya se? Reka umusaza ave mu bukwe asa gukubite gospel danuze na sekira asige ucanganyukirwa. Uravuga Meddy cyangwa The Ben? Nabundi ntago biba byoroshye musaza, ntihazajye umuntu kubeshya ngo aza kubwire gutya na gutya. Hari ibintu bigaragarira amaso y'abantu. None se ejo bundi Melody yakoze concert ye wenyine ku giti cye hano mu Rwanda, ntago ayikoze ejo bundi, ntago byibuka. Melody amaze imyaka 10 mu muziki agiye gukora concert. Ben ntago yakoze concert ari we wenyine muri East African Noze imbere y'abanza. Ukuntu byitabiriye ntago bibonye. Ubwo ntuze competition yindi ushaka cyangwa ntuze battle yindi ushaka n'iyiki. Ubwo ni nka ubwo shaka kuzavuga ko na Diamond azabatoringa na Zucu. Battle na Zucu bariya bo bararenze man, bariya ntukajye ubagereranya n'abapeti ba hano. Bariya bararenze, bazi ibyo baba bari. Bariya bararenze, bariya batipe bararenze, bariya bazi guskama panano baskama by'uburofa. Ariko ibuka Zucu ejo bundi ari aza hano, uri kabena agiye Burundi bakamwiba intuze telefone. Urabyibuka? Byabaye birebire nibiranamenyekana n'iki byose. No wayibye ejo bundi yarariko. Zucu buretse bawitonda. Zucu aza mu Rwanda ntibamwibye igikapu, sayo makuru ntuyafite. Hari umuntu wigeze bumva ngo bakurikiranye ngo cyangwa abantu bakurikiranye bagiye kugira gute. Ariko byaravuzwe isi yose irabimenya ko Zucu yari igikapu. Isi yose imenya ko Zucu ari muri nuze muri Trace Award. Uri kumva? Kandi ataje kuririmba. Yari no kuririmba, yari kuririmba. Ariko none we yashakaga twiko gatuma isi yose imenya ko ariyo yaje muri jet. Yaje kuza muri jet bakakwiba igikapu. Ufite ababouncer badanje bouncer vuga ngo niko shabyihurira. None kandi isi yose yaranditse umubonsa rero igikapu rero, isi yose yaranditse umubonsa igikapu umubonsa ko atabuja umubonsa ko abameze nk'irobo. Urumva ni gutumbwira ariko rero ko nta pete barenze igikapu ko kitafashwe kandi nakantu yasikaminze. Urumva kugira ngo isi yose imenye yuko ubundi bavugaga ngo Zucu ngo yagiye muri Trace Award ngo yibirwa y'igikapu. We shaka isi yose imenya ko isi yose yamenye ko yaje muri Trace Award yose no kuvuga ngo hari n'igihe yatabivuye yatazana ko ga strategy, hari n'igihe batari kumenya ko yanagiyeyo. Wadanje man
iwo danje bari batipe bazi showbiz bamutipe nuko abajya ntabwo yagitaye yarakibwe ariko se ko yakibwe ribu yacu ntoyizi ikigo kitabonetse ribu yacu ntoyizi oya da wivuga ngo kitabonetse hari n'umuntu n'umwe wigeze wumva muri iyo nuze muri iyo saga uvuga ngo twakurikiranye ngo abantu runaka na runaka ngo na runaka ari umwe yigeze wumva na coach gaye si byase birangira ariko nubwo byarangiye inkuru zarakozwe byavuze ngo yibwe gusa birangira ko yibwe inkuru zirandika ko yibwe isi yose yaranditse moshege narakurikiranye isi yose yaranditse urumva nagiye mbona no mu nuze mu bya bihugu byo muruze mu Burusiya niyo ruguru ibirimi numva bavuga ngo nasomaga Zucu nkasoma na Trace Award gusa urumva ibindi ntamenye ibyo ari byo isi yose yaranditse ko ako kantu gato urumva ukuntu batipe baba barenza ariko reba gutekereza nko gucreate ako kantu kugira ngo bapere batipe baraturenze kuri showbiz man tureze ntago turagera kuri bari reka twebwe mu Rwanda turacyafite urugendo rwo gutegura ari byo twagezeho ari n'ibyo tutarageraho turacyafite byinshi byo gutegura papa ubwo The Ben we ya telefone we rawe saga twiko ya telefone ntago navuga ko ari agatwiko ko yakora ibu yabigiye niba ucira koresha ibu yabigiyemo ko yatwitaraboneka ibu yabigiyemo n'umuntu arafungwa kwitaraboneka ibu yabigiyemo n'umuntu arafungwa kwitaraboneka n'umuntu akaba yarafunguwe nge nigeze kumva ko muri Amerika hari ku buryo wenda umuntu akaza akagura nk'izina ryawe cyangwa se akakugura akavuga ati we DJ Bob ugiye kumara nk'umwaka utagaragara nge namaze gutegura mba plan yanjye uburyo bizose bizagenda imbeze akakugura muri icyo gihe cyose nabyo byaba ubwo babaye baraguze agatwiko kabara kadanje biriya bibaho umuntu akaza akakubwira ati ngiye kukugura bagufunge wa muswa we nzanagukuzamo ngiye nkurikije ukuntu umutipe yabyibuka hari abatipe bamushinjije man ibintu bavuze byagiye muri social media turabyumva urabyibuka turabyumva wakinisha inzego muri buriya buryo byo ari abatipe baba bizirika abatipe wike ko baba muri Amerika man naye ntabwo wakinisha inzego byihoreye man kuryo wagenda ukavuga ngo uyu muntu ni ngo yamyemereye miliyoni ngo zareshanu ngo kuzamama 3 umufungo Kurita gukira n'inzego twubaha kandi tuzi neza ko zikora akazi kazo neza iyo inzego twubase bino bintu tuba turi mu nzego ziba zizi ibyo ari byo rega inzego ziba zifite ibyabo bino ni imikino itandukanye buriya ino game tubamo na politiki biratandukanye birabanye kure cyane babona twe turi gukina turaba babona twe tuba tugomba ubundi twe bino tubamo ni ibintu byo kugira ngo dushimisha abantu babwiriwe baburaye urumva ajyemo abirangariremo n'iki byose yishime urumva wa muntu wapfushije abantu waraburije wagize mu rure rwego yigarurira icyizere nibyo tuba mu twe tubereyeho gushimisha abantu iyo ino game tubamo iyi rero ihabanye na biriya bintu bya politiki niyo mpamvu ngiye nanabikunda nkunda kubyumva ariko sinshobora kubikina cyangwa nibeshye ngo ngere ahantu ngo biri kubera kwiruka gusa kwiruka nakamoto ntabwo biba byoroshye papa ntibazakubeshye iriya boro iriya Ben iyo ibaye ari agatwiko kaba karenze gashobora no kuba ariko Ben akavuga ati bagushyiremo njyewe nzagukuramo Ben akavuga ati rero ubu ngubu sinakora ubukwe uno mutipe afunze reka mukuzemo tuntu kwandika urupapuro batuye naramubabariye nta kundi tu hariya barakurekura uyu munsi umuziki w'ubu ugereranyije n'uw'ibihe byashize muri cya gihe wakoraga cyangwa cya gihe wakora wari ukiri imihanda nk'uko nubwo n'uyu munsi ukiri kuri uwo muhanda uri kubona gute ko umuziki ubu niba umuntu ashaka kuvuga ngo umuntu yumva indirimbo icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ugasanga wenda muri icyo gihe umuntu wenda nk'indirimbo Jay Polly yakoze uyu munsi turacyazuma kandi tukumva ari umwimerere kubera iki umuziki w'uyu munsi wateye imbere wabaye nka za nkoko zinuza z'amapodezi umuziki w'uyu munsi wateye imbere urimo abana babyize hari amashuri menshi na Sainte Famille hari ishuri ku Mahoro hari ishuri hari no ku Nyundo Igitarama ari ku Nyundo Igisenyi hari amashuri menshi noneho ya danje iryo ku Nyundo ni irya leta bagiye kuzana n'umuntu n'ubizi wanabyize bamumenyera agafungo gahagije arabatoza abana arabafata akabajyana muri Canada bakaza bafite nuze za atari bano bapeti benshi bari kuririmba yaba mu manama yaba yose n'abapeti babyize
bitandukanye n'ibya kera. Ndaza kubwira aho bitandukanye. Kera barihiringaga. Kera wanzaniraga indirimbo uturutse nk'igikondo n'amaguru ugenda ucubukwe pako kageze kuri Bob. Nge nari YouTube yabo niho wabikaga indirimbo. Wajya muri concert ukamenya ko ugomba guhamagara Bob agagura selection ukaza ugafata uhita ugenda. Bitandukanye n'ubu ngubu ushobora guplayinga bashobora kugukina ukagishobora kujyana nta n'ikintu ufite gusa uko wameze bakayishyiramo YouTube bakajya baplayinga indirimbo yawe kuri YouTube ukajya ukamayiminga. Ibyo ntago byabagaho. Umuziki wacu wateye imbere ariko umuziki wa kera. Umuziki wa kera baririmbaga ibintu byumvikana. Jay Polly yaririmbaga kumva ko ari Jay Polly, Green P yarimba kumva ko byumva ko oya uyu munsi ibintu baririmba nta reme bifite. Nta reme bifite. nta reme. Barabizi n'abahanga barabizi abapeti banyoreza ijwi nkahita mvuga ati urumva ariko nta reme. Uzambwira indirimbo yamaze amezi 2 tugiye kuyumva. Kugira ngo bigire ireme birasaba iki? Bana yaje indirimbo melody hari imaze igihe kingana iki? Yamaze igihe gito nayisohotse. Usa nkaho byaziye mu gihe kimwe. Byaziye mu gihe kimwe ariko indirimbo melody se bana ntiyashyize mu bigori. Kandi ntabwo yashyize mu bigori. Ubu se turacyayumvika dushishikaza byatari. Ubwo se urayifite wowe? Nde? Ya ndirimbo. Iyihe? Iyo ya Shaggy na Nuza na Melody. Wowe urayifite? Kwanjye ntago ari ngombwa ngo nyigere kuri ubu. Kuri ubu ntago ngiye niyo nko kuri televiziyo ndi gukina nkinisha ntuze ni YouTube ni gukanda kuri YouTube tunukandika muri YouTube igahita biplayinga niwo rwego tugezeho kuvuga ngo nayitunga ngiye ntunga indirimbo za kera. Baga indirimbo za kera nizo abantu benshi baba banashaka nizo mfite ama original banyerazo batanayagira kandi harimo ibintu byumvikana. Urumva ari kizungu aririmbe bose ngo nagashegu ubwo akaba ari yo style akaba ari agashegu. Agashegu kahawe intebe. Agashegu kagahabwa intebe man.